Muraho ndabasuhuje cyane ndagushimiye cyane wowe udukurikira kuri YouTube channel yacu. Ese wari uzi ko YouTube yazanyemo akantu gashyashya ko kuzaza byibura uhereza umuntu ufana ukaba wahereza amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Wenda nk'urugero reka mbikwereke kuri ino video ndimo ndarekura iyo masaha aka kanya nibwo ndimo ndayirekura ino video. Iyi video dore ngiyi hano. Dore uburyo ako kantu YouTube yazanyemo nkakwereke. Urabona kantu uraza ngaha ugatwa hano handitse ngo grow, akitwa ngo grow. Ubundi haza mu gihe video itarirekura kwa kundi habaga hasigaye iminota mike cyane, ino minota uraza ugasoringa usanga utambika ukaza kuri bino bintu bita ngo ni live chat. YouTube yakazanyemo ku buryo ushobora gutereza uragakandamo. Urabona nk'ahangaha ubona ibintu bimeze nk'ukuguku. Urabona video yacu iri live chat, ariko ni witegereza hano hasi hari akamenyetso kitwa k'idolari. Akamenyetso k'idolari reka tube tukirengagijeho gatoya mbereke itangazo YouTube yazanyemo nyine uburyo ushobora guhereza umuntu amafaranga mu buryo wamufana, niba umufana ukaba wamutera inkunga mu buryo bworoshye cyane. Okay, uretse uza hano handitse ngo grow, aka kitwa noneho urabona kitwa ngo grow aka ngaka. Urabona ko video twayirekuye irimo iragenda kwa kundi muri bwa buryo bwitwa ngo premium nyine, bwitwa premium imeze nkaho iri live. Nukana kuri kantu kitwa ngo ni grow, uretse ugakandaho. Ukigakandaho bareta kuzana ibintu bimeze nk'uku nguku. Reka duhere hejuru habanza. Hano hejuru bakubwira ngo make ngo super chat more fun with grow. Nyine bagwereze abantu bawe bagukurikirana bashaka kugutera inkunga. Rero babakunzi bajyaga bagukurikirana, ushobora nawe kuba nyine wajya ubona amafaranga bitewe n'umukunzi wakavuga ino video yamfashije, reka nkugure megabyte, reka nkugure fanta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, uhita ukanda noneho urabona ushaka nko kubikora nk'aha ngaha. Urabona hano hitwa ngo pick grow, urahakanda. Urabonamo ngo akitwa ngo super chat, akitwa ngo super chat rimwe, akitwa super chat 5, super chat 10, 15, 20, 30, 50. Izo zose nyine ushobora kuzikoresha. Wenda reka mvuge ngo ngiye gukoresha 5 zonyine, nemeze muri 5 mite ngaruka hano handitse ngo akitwa ngo super chat kara amabara nyine, ama super chat kara nyine. Uretse uhitamo hano hari guhitamo ngo oruka yose amabara yose, cyangwa ukaza ukavuga ngo ngewe red and wenda hitamo wenda kavuge ngo uyu muntu reka mvuge ngo ngiye kumugura nka fanta ya 500 wenda. Iyi ngiyi siya uhita ukananga hano barakubwira ngo shyiramo iminota igihe uraba umaze kubikoreza kavuye iminota 15. Hano wenda ugavuga ngo share how you will celebrate. Urasebura iki? Wenda kuvuga ndagushimiye cyane, thanks for your video. Okay, nkahita nza hano handitse banditse ngo start grow. Iyo makanza hano handitse ngo grow, ubera ko impamvu mbikoze hano bikamera gutya nuko ngende nyiri cano nyine. Wowe nk'umukunzi wanjye ushobora kubikora bigakunda, naho akantu ni keza cyane. Niba cyangwa ushobora no gukanda hano hita ngo kuri aka kamenyetso k'idolari kari ahangaha hano hasi. Ahangaha wagakandaho ufite uburyo bwo gutera inkunga umuntu wawe ugukurikirana. Okay, reka tujye ku yindi mail wenda turebe ukuntu bimeze, turebe niba. Ariko icyo nzi nuko aka kantu ari keza cyane ku ba content creator, abantu mufite YouTube channel mujye mushyira muri premium kugira ngo wenda reka ngiye nko kuri ino channel ndebe video ndekuye aka kanya ishobora kuba yavuye muri premium wenda kuko haciye iminota. Okay, yavuye muri premium rwose. So biriya bintu nyine ubikora bikiri muri premium nyine, bikora bikiri muri premium, ariko mu gihe noneho video yavuye muri premium nk'uku nguku ushobora kuyitera inkunga uciye ahangaha. Noneho nk'aka kanya ushobora guhita waza ahangaha
ugakanda hano muri comment, wamara gukanda muri comment ukaza kuri kano kamenyetso k'inuza kari aha ngaha, aka ngaka kameze nk'agatima k'idolari, yego ukagakandaho. Iyo ugakanzeho ubana ahantu bita ngo thanks cyangwa super chat, ibintu bya thanks nyine byo gushimira. Hari igihe waba ukunda video z'umuntu ukavuga ngo uyu muntu reka mutere inkunga, ugahita ukanda aha ngaha, wamara kuhakanda ako kanya rwose ugahita umuhereza amafaranga. Hano hari amadolari 2, amadolari 5, amadolari 100. Hano harimo mowa guhitamo, ushobora kongera amafaranga bitewe nk'amadolari, katuvuge ngo ni amadolari wenda amadolari 20, witwa handitse ngo buy and sell cyangwa hano sell, wamara gukanda send. Abantu mbikoze kugira ngo mbashe kubereka ufite kwishyura ukoresheje ibyo bita PayPal cyangwa credit card cyangwa iyo bita redeem code. Okay, benshi bakunda gukoresha rero ino bita credit card. Reka rero dukoresha wenda uyu muntu kuvuga ngo reka tumutera inkunga, ahangaha ushyiramo code yawe yanuza nyine ya credit yawe, ugashyiramo amatariki, security yawe, byose biba biri kuri karita yawe. Wanyuze ugakanda save, amafaranga ahita agera kuri wa muntu ako kanya ukamushimira. Ubwo ni uburyo bungahe wakoresha. Hano hari n'ubundi buryo nanone, ushobora gukanda hano handitse ngo thanks, aka kitwa thanks nako iyo ugakanzeho nako bimeze nko kumutera inkunga. Nuko gukoresha iyi video niyo twatuma turakora isobanura uburyo ushobora kwakunda uganira n'umuntu kuri WhatsApp, agahita waba ugeze nk'ahantu bigusaba ukabona kumwandikira birakugoye. Nari nakoze video ivuga ngo ushobora kuba byibura kuzaza ukoresha voice kuri WhatsApp, wakoresha voice ako kanya iyo voice ikiyandika mu magambo. Iyo video muze kuyireba nibwo ndi kuyisora aka kanya, niyo mpamvu mise nkora kano kantu ka kinonuza ka kino video. Murakoze cyane. Nje nitwaga Message David, ntabwo nashaka ko video yacu itinda, sinashaka ko video itinda, ariko icyo nzi nuko niba ukeneye ko umukunzi wawe wamutera inkunga, wakoresha buno buryo babwita thanks, nyine ibintu nk'ibyo. Okay, ndagushimiye cyane rero, Imana ibamere umugisha.